Buri mwaka tariki ya 5 Ukwakira, u Rwanda rwifatanya n'amahanga mu kwizihiza umunsi mukuru wa mwarimu. Uyu munsi wizihizwa mu Rwanda ku nshuro ya 19, ufite insanganyamatsiko igira iti abarimu bafata iya mbere mu bihe bigoye bakongera gutekereza hazaza. Nk'uko bimenyerewe mu Rwanda, uyu munsi uzizihizwa bahemba abarimu b'indashyikirwa kuva ku rwego rw'akarere kugeza ku rwego rw'igihugu. Ibi bihembo ni ibikomeza gufasha mwarimu kwiteza imbere no kunoza uburere n'uburezi atanga. Abarimu baratubwira uko bakira uyu munsi wahariwe mwarimu n'icyo ubibutsa mu mwuga wabo w'uburezi. Uriya munsi mpuzamahanga w'umwarimu ndawukunda cyane kubera ko dusubiye mu mateka dusanga mwarimu ari umuntu urakandamijwe. Ariko mbere na mbere kugira ngo ntaguhe icyizere nuko wanza kukigirira. Kuba rero ya munsi uriho watumye mwarimu yigirira icyizere. Kuba yigirira icyizere asubiza amaso inyuma akareba amateka yatambutse akumva atagiranye n'ibyo turo ndetse n'ibizaza. Ubwo rero mwarimu yari ifitiye icyizere akura neza, dukura neza, dushishikaye tuzi ko leta ituri inyuma. Umunsi wa mwarimu nkanjye nawubonaga nk'umunsi mwiza ndetse n'ubu nuko bimeze, uko bituma umwarimu yumva ko ubuyobozi cyangwa se n'isi yose muri rusange imuzirikana, imutekerezaho, itamwibagiwe. Cyane cyane nanone aho nabo mbonera bishimishije nuko nko ku munsi wa mwarimu kuri ubu mu Rwanda basigaye batanga ibihembo ku barimu b'indashyikirwa, hanyuma wa mwarimu bakamushimira mu ruhame. Nkanjye byambayeho, bampaye inka y'umwarimu w'indashyikirwa mu karere ka Rulindo, bampaye inka n'ubu ndayoroye. Ubwo rero ibyo mbibonaho ari ikintu cyiza cyo gutera imbaraga, gutanga motivasiyo ku barimu ndetse no ku banyeshuri nabo ubwabo bakabona ko abarezi babo bazirikanwa, bityo nabo hakaba habamo abahitamo kuba abarezi kubera ko babibona ko abarimu bitaweho. Iyo bavuze umunsi mpuzamahanga wahariwe mwarimu, numva ko akamaro kawo ari uguha mwarimu agaciro, kuko kuri uwo munsi mwarimu arawizihiza akumva yishimiye umwuga we, ndetse iyo binabaye ngombwa habaho gutora umwarimu uzahiga abandi kuri uwo munsi agahembwa. Uwo munsi rero numva ari umunsi w'ibirori wo kwereka mwarimu ko afite agaciro, ko ari we wa mbere mu kuzamura ireme ry'uburezi. Kwizihiza umunsi ngarukamwaka wa mwarimu bifata nk'umunsi uduha agaciro, kuko ni umunsi utuma dusubiza amaso inyuma tukareba ese ni hehe twakosheje, ese ni hehe dukwiye gushyiramo imbaraga kugira ngo twihe ingamba nshyashya. Umuyobozi mukuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB, Dr Irene Ndayambaje, aratwereka uko mwarimu w'u Rwanda ahagaze ndetse n'ibikorwa bitandukanye biri gukorwa ngo akomeze gutera imbere. Navuga ko mwarimu muri iki gihe mu by'ukuri mu bihe twavuga ko ari ibihe bidasanzwe ku isi yose ndetse by'umwihariko no mu Rwanda, mwarimu yagerageje kurwanya, kubera ko mu by'ukuri yafashije mu kugaragaza yuko uburezi butagomba guhagararira mu cyumba cy'ishuri, ahubwo mu by'ukuri ko n'abana n'ubwo baba bari mu ngo hari uburyo bakurikiranwa, hari uburyo bafashwa. Akaba ari nayo mpamvu by'umwihariko na UNESCO yaje kuza gutanga insanganyamatsiko idasanzwe muri ibi bihe igira iti mwarimu afata iya mbere mu bihe by'amage cyangwa se bidasanzwe akongera gutekereza ejo hazaza. Akaba ariyo mpamvu mu by'ukuri umunsi mpuzamahanga wahariwe mwarimu wizihizwa tariki ya 5 z'ukwa 10 uzaba ku wa mbere w'icyumweru gitaha, uzizihizwa nawo mu buryo budasanzwe. Birumvikana ko mu by'ukuri bwa buryo bwari busanzwe yuko abarimu bahura, urabizi ko banabaye n'umunsi w'ikiruhuko ku barimu bagatekereza ku mwuga wabo, gihe bagakora n'ubusabane, ubwo buryo ntabwo buzashoboka. Uzizihizwa rero mu buryo cyane cyane bw'ibiganiro bizatangwa kuri radio ndetse na televiziyo, yewe nanavuga yuko hari n'ubutumwa bazagenerwa kuri uwo munsi, ariko muri bya biganiro byo kuri radio na televiziyo nako bakazaba bafite icyo nakwita urubuga uko babaza, uko batanga ibitekerezo, kubera ko no munsi wabo
birumvikana yuko ni uburyo bugomba kuzabaha nabo umwanya wo kuba bagira ibyo bageza ku bashyitsi cyangwa se ku batumirwa bazaba muri icyo kiganiro. Nikuze Jeanne d'Arc, umwarimu w'indashyikirwa wahembwe ku rwego rw'intara y'Amajyaruguru, avuga ko kuba yarahembwe byamuteye imbaraga mu kazi ndetse abasha no kubyaza umusaruro ibihembo yahawe. Ni umwe koko mu bahembwe, mpembwa ku rwego rw'intara, nahembwe moto, mpembwa na tabureti. Moto nkimara kuyibona kubera ko twari dufite n'ibyangombwa, tiri namba nayo maze kuyishaka, nahise nyiha umuntu n'ubwo uri mu muhanda aramverisa. Amafaranga mverisa amfasha byinshi cyane kuko mu muryango wacu dufite inzu turi kubaka nini mu gasantere. Iyo nzu tugenda tuyisukura, ubigeze mu gihe cyiza cyane kuko tugeze mu gihe cyo gushyiramo parafo na sima hasi, gusa ibindi byose byararangiye. Twavuguriye kandi ubworozi, aho nari noroye inka ebyiri ubu nkaba mfite enye. Nasazuye n'inkoko, ubu natanze komande bagiye kunzanira izindi aho zari zikuze, ubwo nazigurishije ntanga komande, mu minsi mike ndaba mfite indi mishwi kuko nari nsanzwe nzorora. Kuba narahembwe byampaye imbaraga cyane, n'ubu kandi ndacyabyishimiye. Nta nubwo nzigera mbyibagirwa. Igikorwa nashimye cyane cya Minisiteri y'Uburezi na Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, aho ihora yibuka mwarimu kandi ikamuteza imbere. Ni ukuvuga ngo maze guhembwa byampaye imbaraga cyane ku buryo n'abarimu dukorana n'ikimenyimenyi narabashishikaje kurushaho, ku buryo n'indashyikirwa n'ubu mu karere ari ku kigo cyacu. Bimwe mu byatumye ubuzima bwa mwarimu burushaho guhinduka buba bwiza harimo koperative Umwarimu Sako imufasha mu kwizigama no kubona inguzanyo yakwifashisha mu mishinga imufasha kwiteza imbere ku nyungu iri hasi. Mukamwiza Alice ni umwarimu wahembwe nk'indashyikirwa mu karere ka Muhanga, avuga ko amaze kugera kuri byinshi akesha gukorana na koperative Umwarimu Sako. Mu mwaka wa 2013 nakoranye n'Umwarimu Sako naka inguzanyo njya kwiga, ndangiza icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Maze kurangiza kaminuza nasanze nta kwicara gusa kuko ntari mbonye akazi ako kanya, nongera gukorana n'Umwarimu Sako naka inguzanyo, mbasha gushinga iyi bizinesi kugira ngo ubuzima bukomeze. Iyi bizinesi yanjye mfite igeje ku gishoro cya miliyoni 4.5, kandi suko yose nyinjiza muri iyi bizinesi ngenda ngura n'imirima ku ruhande mu nyungu mvanamo. Ibyo nkesha uburezi nagezeho ni byinshi. Umwuga w'uburezi ngewe nkukora nkukunze, ku buryo nanyuzwe n'uburyo mbayeho, nishimiye igihembo, ngerageza kukibyaza inyungu. Igihembo Rebu yatanze uyu mwaka navuga ko ari icyongera imbaraga mu bumenyi, kuko mu myaka yashize Rebu yajyaga itanga inka kugira ngo mwarimu abashe kubona amata, ariko ubu igihembo bampaye telefone ya tabureti, bampa na smartphone. Ibyo byose byari ukugira ngo binyinjize mu ikoranabuhanga, njye mbasha gusacinga mu gihe ndi kwigisha abana, mbashe kwiyungura ubumenyi buhagije. Naho Mukanoheri Christine, umurezi wo mu karere ka Bugesera, nawe yakoranye na koperative Umwarimu Sako, abasha kwiyubakira inzu atuyemo n'umuryango we ndetse n'indi mishinga imubyarira inyungu. Aka kazi k'ubwarimu ndagakunda cyane kuko n'ahantu ntuye mubona bikesha gukorana n'ibigo by'imari, urugero Umwarimu Sako, ndetse ndaza no kubereka n'ahandi byamfashije no gushinga busheri. Nyuma y'uko duhuye n'iki cyorezo cya coronavirus, nahise ntekereza undi mushinga, ndavuga nti nta mpamvu yo kwicara, reka nshinge busheri, ubu ncuruza inyama. Iki gihe turi gukorera mu rugo, iyi mashini nahembwe idufasha gutegura amasomo duha abana ku mbuga nkoranyambaga. Hari urubuga duhuriraho n'ikigo, aho ababyeyi baba bafite za smartphone, tubahaho imyitozo abana bakorera mu rugo, bityo bigatuma abana batibagirwa ibyo bize, ahubwo bagahora biyibutsa. Icyo nabwira abarimu ndetse n'abana bari mu rugo muri iki gihe cya coronavirus, nta kwicara, ni ugukarishya ubwenge, abana bagasubira mu masomo. Leta y'u Rwanda by'umwihariko Mineduc na Rebu yateguye gahunda ibinyujije ku maradiyo ndetse na televiziyo, gahunda yo kwigisha abana, bigatuma abana batibagirwa. Ubwo nashishikariza abana kugira ngo bajye bakurikira ayo masomo, bityo biyibutse, ndetse n'abarimu nabo bajye bahora bategura amasomo yabo kugira ngo igihe nikigera cyo gutangira bitazaba ari gutangira kuri zero. Ntawuruhunga Celestin, umwarimu wo mu karere ka Rulindo, wavuga ko kuba mwarimu mwiza
bijyana n'ubushakashatsi butuma habaho guhanga udushya. Akaba yarakoze udushya dutandukanye, harimo gukora imashini zipfundikira ibinyobwa ndetse n'uburyo bw'ikoranabuhanga burinda abajura. Najyaga ku ishuri nkasanga abajura banyibye mu rugo. Icyo gihe nari umusore ntarazana umugore. Noneho ndavuga nti ntabwo nzajya njya ku ishuri ngo nigishe abana ntatuje, cyangwa se ningera mu rugo nsange bancucuye banyibye. Mpitamo kwiga uburyo nazajya ncunga umutekano w'iwanjye kandi ntahari. Ibyo ndabikora mbigeraho, biramfasha ku buryo najyaga ku kazi nta kibazo mfite, nta mpungenge mfite uko banyiba. Uko nagendaga nabikoze, nabaga mfite installation nestaye mu rugo, ariko nkaba mfite n'uburyo ndabibona kuri telefone yanjye, ku buryo wagiraga umuntu ushoboye kwinjira iwanjye nahitaga mbibonera kuri telefone. Ariko noneho hakaba hari n'indi alarm nk'uko ndibuze kubibereka mu mwanya. Alarm nayo ikaba igasona ku buryo na wa mujura nawe ubwo ashobora kwikanga agahita yiruka, ariko nanjye aho nabaga ndi nahitaga mbimenyera kuri telefone. Umwarimu ashobora gutekereza ikindi kintu kitari ukwigisha gusa, cyane cyane ahubwo nshishikariza abarimu gutekereza cyane, bagakora ibindi bintu biri hanze y'amasomo kugira ngo n'abana tubahe urugero. Utaba wenda wigisha kwihangira imirimo, ubwo ndavuga nk'abigisha nka entrepreneurship, hanyuma abana bakazajya babona nawe ari ukubigisha mu magambo gusa ntacyo wagezeho. Nk'abigisha za chimie cyangwa physique, ukaba utakwigisha abana ngo hanyuma bazajya babona nawe ugiye kugura isabune kandi ubigisha chimie wabwira ngo saponification ikorwa gutya na gutya, ariko bakabona nawe ugura isabune burya ntabwo buri kubaha urugero rwiza. Umuyobozi mukuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB aratanga ubutumwa ku barezi, abasaba gukomeza guhesha ishema umwuga wabo bakora uko bikwiye akazi bashinzwe. Ikintu cya mbere nuko mu by'ukuri mwarimu tumusaba ko agomba gukomeza kugenda yihugura cyangwa se yiyungura ubumenyi, kubera ko nkuko mwabibonye kuva abanyeshuri bacyurwa mu ngo hamwe mu buryo bwo kubarinda icyorezo cya coronavirus, hashyizweho uburyo butandukanye bwo gufasha abanyeshuri mu masomo agiye atambuka mu buryo bw'ikoranabuhanga. Tukifuza rero ko mwarimu nawe ahari atasigara inyuma. Urumva byaba mu by'ukuri bibabaje kubona abanyeshuri biga, mwarimu uzabigisha we mu by'ukuri ntatera intambwe yo kumenya ibyo abanyeshuri bari kwiga, cyangwa se nawe ubwo yihugure kugira ngo n'igihe amashuri azasubukurwa azaba yariyunguye ubumenyi. Icyo tubasaba rero nuko mu by'ukuri bakomeza gukurikirana inyigisho zihabwa abanyeshuri, kubera ko abanyeshuri n'ubundi azongera guhura nabo mu ishuri, agomba kuzamenya ibyo bize, agomba kuzamenya gahunda bakurikiye. Icya kabiri, nawe azasabwa mu by'ukuri kuba wa muntu uzana uburyo bushya bwo kwigisha ndetse akanazana n'ubundi bumenyi bushya. Twizera ko rero iki gihe barimo kugikoresha neza mu by'ukuri, biyungura ubumenyi ndetse banakurikirana izi nyigisho abanyeshuri bahawe, kugira ngo bazazubakireho nabo ubwabo bagire byinshi baha abana ndetse banabyubakireho banakomeza kwigisha ibindi biteganijwe mu nteganyanyigisho. Abarimu n'abarezi muri rusange bishimira gahunda zigenda zishyirwaho na Minisiteri y'Uburezi zigamije gutuma barushaho gukora akazi kabo neza. Izi gahunda zifasha mwarimu guhindura imibereho ye zitezweho kuba imbarutso yo gufasha u Rwanda mu cyerekezo rwihaye cyo kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi, bikazagerwaho bigizwemo uruhare n'uburezi bufite ireme butangwa na mwarimu wishimiye kandi ukunda umwuga. Mwarimu wanjye mubyeyi w'umuryango, mwarimu wanjye mubyeyi urera ibihumbi, wanyigishije kubara, gusoma no kwandika ndakubaha.